Muraho hobe 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 ikaze kuri Cecile Show TV nanone wahageze rwose ndabakiriye mwese mbahaye ikaze wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere wimvemo ikaze turakwakiriye nawe ku nyigisho ziba hano kuri Cecile Show TV nzi neza ko nawe uri buhave wanyuzwe kandi wishimye wiyumvemo ikaze aha ni mu rugo. Aka kanya rero mufore tugiye gukora iki? Nifuje ko ubu hari abantu bajya bibaza se iburayi tujya tubona ubunyobwa umva. Tugiye gukaranga ubunyobwa. Mwabubonye? Tugiye guteka ifunguro rya mu gitondo ku bantu batajya barya umugati cyangwa se si ngombwa ko mu gitondo umuntu arya umugati. Ushobora kwirira utunyobwa twawe ndetse n'ikijumba ukarenzaho icyayi ukumva uranyuzwe kandi ukirirwa umunsi wose umeze neza nta nzara wagize. Ubunyobwa buri mu bintu bituma umuntu yirirwa yumva ahaze kuko bikize cyane, bifite fate, bifite poroteyine rero akamaro kayo gatuma udasonza vuba. Ubunyobwa rero ni kimwe mu biribwa byiza cyane. Byaba byiza ugifashe mu gitondo ugiye ku kazi se cyangwa hari imirimo ya buri munsi ujyamo bigusaba kutafata amafunguro saa sita cyangwa se hari ukundi kuntu kugira ngo wumve ntugire inzara vuba. Ubunyobwa ni bwiza cyane rero washyiraho ikijumba, murabizi ko ibijumba ari ibitera imbaraga ukarenzaho icyayi umva wirirwa umeze neza. Iryo funguro niryo tugiye gutegura. Ikindi nababwira ku bunyobwa rero nshuti zanjye, ntago ari byiza kurya ubunyobwa nijoro. Byaba byiza uburiye mu gitondo cyangwa saa sita, ariko kuburya nijoro si byiza kubera ariya mavuta yayo arimo. Ni byiza cyane kubufata mu gitondo cyangwa nijoro. Ubunyobwa mvuga yaba ubunyobwa buri fresh buno dukaranga cyangwa se peanut butter, byaba byiza cyane ubikoresheje mu gitondo. Wabikoresha nimugoroba nk'ifunguro rya nimugoroba, nibura ukarya mbere ya saa moya uri buryame nka saa yine cyangwa saa tanu, ku buryo biraba byashize mu rugo. Kandi inshuti zanjye, kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu, si byiza kurya ugahita uryama. Nibura mujye murindira igifu gikora igogora, ujye kuryama wumva mu nda nta kintu kirimo. Karibu muze dukaranga ubunyobwa, nari ntangiye kuvuga menshi cyane. Muze dukaranga ubunyobwa, tuzagenda tubireba gahoro gahoro. Buhoro buhoro nirwo rugendo, kandi ndabakunda cyane kandi namwe murabizi. Karibu rero muze dukaranga ubunyobwa. Ubunyobwa bwacu rero ndatangira nsukamo, ntabwo ndi gukaranga ubunyobwa bwinshi cyane, ni dukeya two kwifashisha mu gitondo nk'ifunguro rya mu gitondo nyine. Ndatangira nsukamo ubunyobwa, ntabwo mpimye pe, mvuye gusuka. Wakaranga bitewe n'ubwo wifuza. Murabona ubunyobwa bwacu ko ari bwiza cyane. Ku rundi ruhande narwo ntetse ikijumba kandi nkitetse ku mwuka. Mwakibonye ikijumba kigiye kuba tayari mu kanya, kiraba gihiye, n'utunyobwa narwo mu kanya turaba duhiye. Ku rundi ruhande nabwo ngiye guhita nshyiraho icyayi. Icyayi ndi buteke rero ni nka cya kindi nyine mumenyereye, kimwe kiba kirimo ibirungo bitandukanye. Ariko nibutsa ko ku muntu utabasha kubona ibirungo cyangwa se utabikunda, nawe yagiteka adashyizemo ibyo birungo. Nta kindi, ni amazi n'amajyani gusa ugashyiramo amata ukinywera icyayi. Ariko ku bantu nkatwe twikundira uturungo ewana, kandi ibirungo nyine murabizi bimwe na bimwe ni byiza ku mubiri wacu, tuba tubikeneye. Ariko nanone hari abantu baba bafite uburwayi butabemerera gufata ibyo birungo, nabwo wagiteka nta birungo. Ushobora no guteka mu karu rwose ukinywera mu karu, ukarya ikijumba ukarenzaho, ukarya ubunyobwa n'ikijumba ukarenzaho ka mukaru, umva biraryoha pe. Muze dukarange rero, mumfashe gukaranga ubunyobwa nyamuna ntimunsige. Ku muntu waba ugiye gukaranga ubunyobwa bwa mbere rero, icyo namubwira ku bunyobwa yakora ari kubukaranga, nuko akaranga yashyizemo umuriro uri medium, ntashyiremo mwinshi kugira ngo butababuka, kugira bubashe gushyamo imbere neza. Ikindi nacyo agakomeza gukaranga adahagarara, kuko iyo uhagaze burashirira, kugeza igihe ubona ko bwa bunyobwa bwawe buhinduriye irangi. Murabona ko buri kugenda buhinduka. Aha rero ukaranga vuba vuba,
kandi nta uhagaritse gutya byonsire bumwe burashirira ubundi bugashya, ariko kugira ngo ubunyobwa bwawe buze gushya neza nta kindi kibazo cyabayeho, butashiririye cyangwa se ngo bubabuke ntibushye imbere, ni byiza ko ushyira ku muriro uringaniye mukeya, ikindi nacyo ugakomeza ukaranga udahagarara. Murabona umuriro nshyizemo kungana, dore ahantu nacanye nashyize kuri 4, ni ukuvuga ni medium, niwo muriro ukoresha. Murabona ko ubunyobwa bwacu bugiye kuba tayari. Kuri wowe rero ufite ubunyobwa cyangwa ukaba ufite ubunyobwa ukibaza ese ubu nabukaranga gute, nabigenza gute, umva ntago bigoye pe, ni uku nguku rwose, ukomeza uvanga gusa uhindura ku buryo bwose bubasha kugera ku ipanu kandi bukabasha gushya. Mbibutse ko atari ipanu wakoresha gusa, ushobora no gukoresha isafuriya yawe, mbese igikoresho ufite icyo ari cyo cyose cyagukarangira ubunyobwa icyo utekamo. Igihe cyo gushyiramo umunyu rero kirageze. Rero iyo ugiye gushyira umunyu mu bunyobwa wifashisha amazi. Fasha amazi, nshyizemo hano umunyu, murabibona. Nindangiza ndakoroga kugira ngo wa munyu ubashe kwinjira neza mu mazi. Hanyuma umunyu numara kwinjira neza mu mazi, ubu ndahita ntangira nshyire muri bwa bunyobwa bwacu. Impamvu dukoresha umunyu, impamvu twifashisha amazi, ni uko iyo ukoresheje amazi aribwo ka kunyu kabasha kwinjira muri bwa bunyobwa. Ariko ufashe ubunyobwa, ufashe nako umunyu utageze mu mazi akaba ari wo ushyira mu bunyobwa, ntago wa munyu wakwinjira muri bwa bunyobwa. Ubwo rero niyo mpamvu dufashe utuzi tugashyiramo akunyu, twarangiza ukagenda unyanyagiza. Buri uko ugenda unyanyagizaho rero twa tuzi turimo umunyu, ugenda uvanga twuma, wongera ushyiramo utundi, gutyo nta gushyiramo byinshi kugira ngo bwa bunyobwa bwacu budatoha, kandi utunyobwa twumye ari two twiza, ari two turyoha. Murabibona ko buri kugenda bunahinduka. Uyu rero ni umunyu nyine ndi gushyiramo, niwo uri gutuma buhinduka gutya bukaba umweru. Murabibona. Nuko rero bashyira umunyu mu bunyobwa, ariko nkwibutsa ko umunyu ushyiramo bwa nyuma na nyuma ari uko ubona ubunyobwa bwawe bwahiye, kubera ko umunyu uwushyizemo bwa mbere ntabwo ubunyobwa bwabasha gushya neza mo imbere, ariko uwushyizemo nyuma nyine nibwo ubunyobwa bwahiye, nta kibazo, ubunyobwa bwacu buraryoha, wa munyu ukinjiramo neza. Kandi si ngombwa ngo amazi yose watobye ngaho yose uyashyire mu bunyobwa, biterwa n'uko ubunyobwa bwawe bungana. Ubu ngubu narangije gushyiramo umunyu, icyo ngiye gukora ngiye kuvangaho gakeya, nindangiza mbushyire ku isahane buhore. Mbibutse ko ubunyobwa buryoha ari ubunyobwa bwahoze, nibwo buryoha cyane. Mu gihe rero ndi bube ndi kwarura ubunyobwa, mu gihe ubunyobwa ndi bube ndindiriye ko buhora, ku rundi ruhande ndaba ntetse icyayi. Cya cyayi rero ndaje mbibutse uko bagiteka, mushobora kuba mwarabyibagiwe, cy'ibirungo. Ndabereka n'ibirungo ndagenda ashyiramo uko bikurikirana. Wowe rero utabasha kubona ibirungo, nakubwira ko ahantu hakunda kuboneka ibirungo wajya guhahira ku bantu bari mu bindi bihugu, inaha ku bantu batuye muri Sweden, mu maduka acururizamo ibyo kurya byose habonekamo ibirungo byose by'amoko yose. Abandi rero bari ahantu batabasha kubibona, gusa ahantu hose birahaba, cyane cyane nko mu bantu b'abayisilamu. Mu bayisilamu barabigira cyane, kuko nibo bantu ba mbere bakunda ibirungo, cyane cyane guteka ipirawu se, guteka icyayi, baba babifite. Aho rero ku bayisilamu niho mwajya kubigurira, ku maduka y'abayisilamu agurisha ibyo kurya, cyangwa se amaduka y'Abarabu naho habonekamo ibyo birungo bitandukanye. Gusa rega nta nubwo ari na byinshi, ni ibirungo by'icyayi biboneka ahantu henshi pe, kandi ikindi biraramba, ntabwo ari ukuvuga ngo ukoresha utuntu duke cyane, ku buryo rwose nk'agacupa gatoya ushobora kukamarana n'ukwezi kurenga. Murumva rero ko kugura ikirungo ukaba wakibikira mu rugo iwawe, umunsi wahugutse ukabona umwanya ukavuga uti kubera iki ntateka icyayi nk'icyo muri resitora, kuki muri resitora ariho navuga nti ngiye kurya neza, ngiye muri resitora, kuki ntabyikorera mu rugo.
Tayari rero ubunyobwa bwacu bwabonetse, karibu. Reka ubu rero ikigiye gukurikiraho ngiye kubusuka ku isahane bube buhora, hanyuma nanjye mbe ntegura icyayi, ubundi tayari ntangire nirire ifunguro ryanjye rya mu gitondo. Nizere ko muri buze gufatanya nanjye. Mu guteka icyayi cyacu rero nk'uko mumaze kubimenyera, mbanza n'isukari nkabanza nkayikaranga. Aha ngiye gukoresha isukari ibiyiko 2 gusa. Ariko ku muntu utanywa isukari si ngombwa ko ashyiramo isukari, iyi etape y'isukari yayihagarika, ahubwo wagatangirana no gushyiramo amazi, agakoresha utuzi dukeya kugira ngo abone uko ashyiramo ibirungo. Ku muntu unywa amata yakoresha utuzi dukeya kugira ngo aze kongeramo amata nyuma bya birungo bimaze gushya. Aha rero nk'uko mubibona dutangiranye n'isukari. Murabibona rero ko isukari yacu yamaze gushonga, igikurikiyeho ni ugushyiramo utuzi. Isukari iba yagize yacumbye cyane, mu gushyiramo amazi uritonda kugira ngo udashya. Mwabibonye iba yahiye cyane, uyu mushongi ukuguyeho washya wababuka. Niyo mpamvu uba ugomba kugira kwitonda. Aha rero nk'uko nabibabwiye, ku muntu udakoresha ibirungo cyangwa se ku muntu utanywa isukari, ashyiramo utuzi dukeya nk'uku nguku, yarangiza ku muntu utanywa isukari ashyiramo utuzi dukeya gutya, agashyiramo ibirungo. Uwo ni kuri wa muntu ukoresha ibirungo. Aka ngaka ni kaneri, iyi ni kaneri. Iyi ni sinamoni nshyizemo rero kubera ari gakeya, ngiye kwifashisha n'iyi fu iyi ngiyi. Ndashyiramo gakeya, ariko iyi fu ndaba ndetse kuyishyiramo kuko ndabanza nshyiremo ibirungo bitari iby'ifu kuko byo bitinda gukora. Ngiye gukurikizaho karidemuna. Karidemuna rero nkoresheje iya fureshi, nshyizemo, ngiye gukoresha utu tuntuze 6. Two ngiye gukoresha n'iyi ntuze, ariko n'iyi fu wayikoresha, ariko ntifuje gukoresha nyine ibingibi imbuto byuzuye bitari amafu, biri fureshi niko nabyita subu, kandi mbona byumyera yewe sinamenya. Ngiye gukurikizaho cloves. Cloves ni nziza cyane cyane ku bamama kabisa, nabakundisha cloves kuko ziradufasha cyane mu myanya yacu y'imyibarukiro. Nshyizemo dukeya natwo. Ndarindira utu turungo nshyizemo tubanze dukore, na rosemary. Rosemary yo murayizi mwese, murayimenyereye, niyo nayo ngiye gukurikizaho. Hanyuma mfundikire nze kurindira bibanze bikore, nyuma yaho nibwo ndi bushyiremo ibirungo by'ifu. Mwabibonye ni icyayi cyiza cyane kiryoha pe. Nkuko nabivuze rero ngiye kongeramo ibirungo by'ifu. Mu birungo by'ifu byacu mpereye ku majyani. Amajyani namwe murabyumva nyine, ni icyayi dutetse, iwacu tuyita amajyani icyayi. Ndahita nkurikizaho rero bya birungo by'ifu nababwiraga. Iyi ngiyi ni kaneri. Kaneri ni sinamoni. Sinamoni ni sinamoni. Ushyiramo gake cyane. Sinamoni y'ifu iyo uyikoresheje ugashyiramo nyinshi bimera nk'igikoma, niyo mpamvu ushyiramo gake. Maya sinamoni rero nshyijeho tangawizi y'ifu niyo nkoresheje, ariko bitabujije ko ufite n'iya fureshi nayo wayigreta warangiza ugashyiramo. Ngewe rero nkunda gukoresha iyi fu, ariko n'iya fureshi nayo njya nyikoresha. Uyu munsi nifuje gukoresha iyi fu. Hanyuma rero mpita nshyiramo amata. Mwibuke ko amata ukoresha fate 3, ni ukuvuga ngo amata ari furu yuzuye, batakuyemo bya bindi byose, mbese amata yuzuye niyo akora icyayi kuko tuba twashyizemo amazi. Tayari rero icyayi cyacu cyabonetse. Murabona utunyobwa ukuntu tumeze neza. Icyayi nacyo nuko, ikijumba umva biraryoshye pe. Mwabibonye ko utunyobwa twaryoshye n'ibijumba pe. Kurisha ikijumba n'utunyobwa ukarenzaho icyayi ni mane.
Mwakoze mwebwe mwabanye nanjye kugeza turangije, abantu twatangiranye guteka tukagera n'aho dusoza tukaba tugeze ku ifunguro, mwakoze cyane ndabashimiye cyane, mwibuke gukora like nimba mwakunze ino video, mungire inama aho bitagenze neza, mukore share igere no ku bandi no ku nshuti zanyu na like. Nyamuneka umuntu wakunze iyi video ntiyibagirwe gukora like. Bizu bizu.